mugati w'ubugingo, nongeye kwishima kubana namwe. Uwiteka duhana umugisha ko nongeye kugira umwanya wo kuza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi yanshize ku mutima rivuga kuri Mwuka Wera. Muri bino bihe bya Pentekote nagira ngo tuganire kuri Mwuka Wera. Mwuka Wera ni iki? Abahe? Amaze iki? Reka nsenge gatoya hanyuma dutangire. Uwiteka Imana ndagushimiye umunsi mwiza wongeye kuduha n'abana bawe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka Umwuka Wera umufasha aze anshoboze kandi nabo abahe kumva kugira ngo twese duhabwe umugati w'ubugingo ari byo jambo ryawe. Urakoze kuko bitwemereye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Kuganira kuri Mwuka Wera ni ibintu bikozwe cyane n'abakozi b'Imana muri kino gihe mu buryo bwiza, ariko ni topic cyangwa se sujet ishobora gutuma umuntu yibaza ibibazo ukavuga ese ubundi ko nzi Yesu Mwuka Wera mukeneye gute? Amen. Ndagira nkubwire yuko ni bamwe hari Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Yesu Kristo yaravuze ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabazaho. Imbaraga zibakoresha zibajyana i Yerusalemu n'i Yudaya hose. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'Imana uzugatura mu bantu bayo, kandi ntabwo utura mu muntu ari we wese. Ntabwo ushobora gutura mu muntu uvuga ngo akunda Imana kandi abaho ubuzima bw'ibyaha. Birasaba ko ugendana n'Umwuka Wera nk'umufasha, nyine agufasha ibyo udashoboye. Umufasha azagukora iki? Aza kukwigisha ibyo utumva, akakuba hafi wananiwe, akagushoboza ibyo abandi batashoboye kumva cyangwa se kugukorera, akaguha kwihangana. Amen. Reka rero turebe Umwuka Wera abahe, kuki tumukeneye. Amen. Ariko hari ibyanditswe byinshi ushobora kugenda ugasoma, nkuko dukunze kubatoza umuco, ugende ushake wandika ahantu kugira ngo usubiremo neza, ubashe kugira ibyo usigarana mu mutima wawe. Amen. Umwuka Wera tumaze kumenya ko ari Imana, reka twumve ibyo Umwami wacu yavuze, Yesu Kristo. Muri Yohana 15:26, mbanze mwifashije gatoya, hanyuma turahita tujya mu ngingo zimwe ngombwa nke kugira ngo umuntu amenye ibiri ngombwa. Ibindi uzabyigishwa n'ahandi cyangwa nawe Imana izagenda kuyobora ubyumve neza. Amen. Haravuga ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Ni ukuvuga ngo hari umufasha uzaza. Yesu icyo gihe yari akiriho, ngo azava kuri Data. Ni ukuvuga ngo aturutse kuri Data ahandi Yesu yavuye, ngo kandi ngo ni umufasha. Mwuka Wera ni umufasha, rero dukeneye kumugira nk'abana b'Imana. Amen. Mwuka Wera rero aza nk'umuntu uje kukuzuza cyangwa se kugusobanurira Imana neza. Yewe ushobora kwigisha, abandi bashobora kuvuga, bashobora kukwereberera imbuto, ariko ukeneye Umwuka Wera kugira ngo nawe agukoreshe uhinduke, wihamirize mbere na mbere kuruta uko abantu bashobora kuguhamiriza. Kuko abantu bashobora kuvuga ngo ufite Umwuka Wera, ufite Imana, kandi uzi ko waguye, kandi ujya gusenga, kandi wumva ijambo ry'Imana, ariko ukagira ibintu bimwe bikunaniza udashobora. Niyo mpamvu ukeneye umufasha. Amen. Kimwe mu bintu byangoye ngikizwa, ku bantu bashoboye kumva ubuhamya bwanjye mpinduye imyizerere, wenda n'igihe nari mfite ukuntu nteye, hari ibintu ntarizi, bavugaga ku Mwuka Wera nkumva simbyumva. Ibi ni biki bagiye kumbwira? Niba mfite Yesu nkenereye iki Mwuka Wera? Amen. Ariko kubera gukomeza kugira inyota imwe nababwiye, byampaye nanjye kumuhabwa. Mwuka Wera aranyoterwa, Mwuka Wera arasa, ugira umutima wo gutegereza, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende i Yerusalemu mutegereze, ngo icyakora muzahabwa imbaraga nabaza. Bisaba rero kutaba mu buzima bw'ibyaha no gutegereza ko azagakora muri wewe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dusome, kubera ko twamuhawe abizeye Yesu. Amen. Reka dusome uko Umwami wacu yavuzeho amagambo make, ariko usomye mu gice cya 16 muri Yohana harakubwira neza umumaro w'Umwuka Wera. Reka duhere mu gice cya 15, umve gatoya ibyo Yesu yavuze. Umurongo wa 26 aravuga ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data. Ni ukuvuga ngo ni Yesu wohereza Umwuka We, yaramwohereje ko yaraje. Yaravuze ngo ningenda azaza. Yesu nta gihari, yaragiye, ngo azamwoherereza ava kuri Data. Ni ukuvuga ngo si umwuka uva ku kintu icyo ari cyo cyose ku muntu ari we wese,
ariko ni umwuka wa data wa twese uri mu ijuru, tukamuhabwa none twagira za mbaraga. Amen. Ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Amen. Iyo mwuka wera aje muri wewe rero agira imirimo akora. Amen. Mwuka wera rero atuye he? Ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro cyangwa se inzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo niba ubona umuntu ugenda agakorera Satani cyangwa se akaba mu mubiri, akaba mu byaha, wowe ngo bafite undi mwuka umuyobora. Kandi ijambo ry'Imana rikongera katubwira ngo abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe, amen, apara kuba usenga, usoma ijambo ry'Imana, ukora iki, ukeneye umwuka w'Imana ature muri wewe. Nubwo Imana ni ijambo, kandi nagira ngo nkumenyeshe yuko ni inyigisho kwigisha kuri mwuka wera umuntu adashobora kwigisha muri iyi minota yanjye mfite ngo abirangize. Nzi neza ko abakozi b'Imana babikora cyane, cyangwa se uzabyigishwa gahoro, ariko icyo usabwa ni ukutaba muzima bw'ibyaha. Ntabwo mwuka wera yaza gutura mu muntu gukora ingeso za kamere, wa mu byaha, akora ibiki hanyuma ngo afite mwuka wera. Rwose ushobora no kwigisha abantu ugakora ibintu wiyobora, ariko ukeneye umwuka w'Imana ature muri we wakwemeza ibyaha, aguha imbaraga zo guhamya, kuvuga Imana, kugira neza. Amen. Rero wavuga uti se kutubwiye gutyo, none se twamenya gute ko umuntu amufite cyangwa se atamufite? Icya mbere ukijijwe, amen, ukaba mu buzima butari bw'ibyaha, ufite mwuka wera. Aboneka rero mu buryo butatu. Ngewe muri kubigisha hano imbere yanyu natekereje mu ngingo 3, apana mu buryo butatu 1 2 3. Ingingo 3 ziri ngombwa ni izihe? Reka ndaza kuzibabwira gato. Ariko muri Yohana 16 umurongo wa mbere kugeza wenda nko ku wa 3, reka tuhasome gato. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuzaza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Amen. Kandi ibyo bazabikora batyo kuko batamenye data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbababwire kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari jye wababwiye. Amen. Yesu yababwiraga ngo mbabwiye ayo magambo ko muzahabwa umwuka w'Imana, kuko igihe kizagera ucibwe mu masinagoge. Amasinagoge ni ukuvuga ngo yabwiraga abigishwa, bababwira ngo hari igihe bazabarwanya, babirukane, mugende mujye kure. Muzakenera wa mufasha arababwiye kugira ngo bashoboze guhagarara no kwihangana no kubaho ubuzima bwejejwe, kuko bazabaca mu masinagoge babikora mu izina ry'Imana. Uribaza ko umwami w'Imana yari ahari, umwami w'abami, ariko ntibamumenye. Ariko abari batangiye kumwizera bagendana nawe, arababwira ngo muzahabwa umwuka wera wo kubihanganisha nimujya hanze y'amasinagoge. Ntabwo igihe cyose uzaba uri imbere y'abantu bakwigisha ngo Imana imeze itya, ikora itya. Hari igihe uzasanga wenda ugiye mu gihugu cya kure, aho batakwigisha gusenga, aho batakwigisha gusoma ijambo ry'Imana, ariko ufite umwuka wera azakwigisha kwirinda ibyaha, agwe kubizinukwa, kandi akwambika imbaraga zo kuba mu bihe byose, kuko dushobozwa byose n'umwuka wera, kandi niwe ugira utuyobora mu byacu byose. Rero umubare w'umwuka wera ntabwo nabasomera igice cya 16 cyose, ariko uze gufata umwanya uze kubisoma. Harimo nko ku murongo wa 13 ngo umwuka w'ukuri ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka wera naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo yarababwiraga mukeneye umwuka wera kugira ngo aze kubayobora cyambere, kuko ngo umwuka wera ntabeshe. Umwuka wera ntabwo icyo kimuranga. Arakubwira ati ibi ntibigenda, ibi byihorere, wemeye kumwumvira, atari itegeko uhawe n'abantu, ubigendanamo neza. Kuko hari igihe abantu baba bashaka gufata wenda nk'umwanya w'umwuka wera, bakubuze wenda nko gukora ibintu bimwe bimwe by'utugeso wari wifitiye, ariko ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Nicyo nshaka kukuganisha uyu munsi. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera zigukuza, zigukomeza, ziguha guhagarara wemye kugira ngo utagwa. Rero za ngingo 3 umwuka wera abonekeramo n'izi. Icya mbere ni imbuto. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto mugira gute? Mwama. Amen. Abantu bashobora kugendana
ariko imbuto zitari zimwe zitanangana. Imbuto rero ni kimwe kikugaragaza kuri umuntu w'Imana. Imbuto ziri mu Bagalatiya 5:22. Amen. Ariko ugiye nko mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7 ndahakunda cyane, haravuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanwaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Ugomba kugira ikintu kikwerekanwaho umwuka. Amen. Abandi bagafashwa. Niba uzi kwihanganisha abantu n'ibindi, hari ikintu umuntu byanga byakunda iyo wizera utaba mu buzima bw'ibyaha ugira kikakugaragaza ko ufite Imana, ko ufite umwuka wera. Umwuka wera muri bwa bufasha nyine nababwiye. Amen. Rero ingingo ya mbere ni imbuto, nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yakomeje kubivuga. Yesu umuntu yamenya ate kuri mwiza cyangwa mubi? Niba igitari cyavoka kizana avoka. Amen. Niba uri umuntu ushingiye ku Mana uzabyara imbuto z'Imana. Haleluya. Imbuto rero z'Imana umuntu ahabwa n'umuntu utayigira hari itandukaniro. Hari icyo bita ingeso za kamere ko sizo uyu munsi ushaka kwigishaho. Ugiye mu Bagalatiya 5 ukajya umurongo wa 19 ukageza kuri 21 barakubwira ingeso z'abantu badafite umwuka wera. Izi ngizi uzasanga ari umuntu udasenga Imana, utayizi, utita ku by'Imana, udashaka kumenya iby'ijuru. Niyo usanga afite ziriya ngeso za kamere. Ariko reka twikomereze kuri ingingo ya mbere nababwiraga yitwa imbuto z'umwuka wera. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, kuko urukundo ni ishingiro rya byose. Niba uzi kutaba mu buzima bw'ibyaha ugakunda kubana n'Imana, ni ngombwa ugira urukundo muri wowe. Urukundo ni urufatiro. Nakunze ukuntu Bibiliya itangiye ku rukundo. Urukundo rurihangana. Ntabwo ushobora kuba ufite urukundo rw'Imana muri wowe ngo wanga abantu, ngo ukore ibinyuranye no kunezeza mugenzi wawe. Kimwe kizakuranga urukundo ufite. Urukundo wewe wumva ufite uyu munsi ungana gute? Dusabe Umwuka Wera kugira ngo urushirizeho kwaguka. Amen. Hari ibyishimo, amahoro n'ibindi, kugira ingeso nziza, gukiranuka. Ushobora gusoma kuri 22 ugeze kuri 26 haraza kukubwira ku mbuto z'umwuka wera. Ariko cyane cyane urukundo iyo rufite ntabwo wiba, ntabwo ubesha, ntabwo ugira gute. Iyo utangiye kubona utugeso twa kamere tuzamuka, saba Imana igukomeze. Ni ikibazo cy'umwanya wawe n'Imana. Abantu bashobora kuvuga ngo wenda nta mwuka wera ufite kandi wowe uzi kukijijwe, cyangwa se bakakubwira ngo uriya muntu arakijijwe afite ibitangaza kandi nawe uzi ko waguye. Rero icya mbere ukeneye guhamirizwa n'Imana. Mbere na mbere wowe n'Imana bimeze biti. Mbere yo kumva ibintu bigufata imbere y'abantu ugwe hasi cyangwa ukoresha ibitangaza, wowe n'Imana bimeze gute, kugira ngo umwuka wera ashobore kugaragara mu buryo bw'imbuto nk'uko nababwiye bwa mbere. Amen. Kimwe mu bintu nibazaga umwuka wera ni iki? Ese kuki igihe ntavuga biriya bintu? Ese kuki turi mu rushengero uriya muntu akaguma avuga wenyine agahanura? Numva ni ibintu biri kuncanga pe. Ariko reka nkubwire ngo bamwe bahawe ibi abandi bahabwa bibi. Niba uzi ko uri umuntu wejejwe ufite umwuka wera, ni igihe gitoya gusa imbuto zawe zikagaragara. Yesu Kristo yaravuze ngo ni umuzabibu natwe turi amashami. Umurimo ni w'Imana. Imana niyo izakuvomera, niyo izamenya ibintu igenda icagagura, izamenya ibindi ikora kugira ngo ubashe kuba igiti cyiza cyera imbuto nziza mu gihe cyacu. Amen. Apana mu gihe cy'abantu gusa. Abantu bashobora kwitega imbuto ugasanga izi z'umwuka wera nturi mu gihe cyabyo. Wenda uri mu gihe cyo kubabara, wenda uri mu gihe cyo gucika intege, ariko ngo ikintu cya mbere kizakugaragaza ko ufite umwuka wera nuko uzaba ufite muri izi mbuto. Amen. Yesu aguhe umugisha. Mu rugamba turiho twese, nawe sinakubwira ngo ibi byose ndabyuzuza, ariko buhoro buhoro Imana yagiye inkoramo umurimo ukomeye cyane. Ngikizwara ibintu ntumvaga, ariko Yesu yagiye ampa imbuto rata. Ndashima Imana ku giti cyanjye, ni ukuri ndayishimira. Uburyo bwa kabiri rero, cyangwa se ingingo ya kabiri, hari ikintu bita impano. Nkuko nababwiye ko hari abantu numvaga bavuga ibintu bikancanga, avuga ese urere mwaravuga ibiki, cyangwa se usuriye umuntu ko azi kuvuga cyane, azi kwigisha. Ushobora kuvuga ngo sinigisha, simpanura, ese Mwuka Wera mufite gute? Mwuka Wera ingingo ya kabiri nuko Mwuka Wera atanga icyo bita impano. Nkuko nabasomeye ngo buri muntu wese agira icyo kimugaragaza Mwuka Wera, kuko twese ntabwo twaba abahanuzi, ntabwo twaba abigisha, nta nubwo twaba abantu basa. Amen. Ngo kugira ngo itorero ry'Imana ribashe kugira gute, ryubakike, rifashwe. Amen. Rero izo mpano zibahe mu Bakorinto ba mbere nyine 12 uturuke ku murongo wa 7 yari nababwiye umanuke kugeza
ku murongo wa 10 kandi havuga ngo kandi ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Ndabizi neza ko hari inyigisho nziza z'abakozi b'Imana ziri ku maradiyo ziri ahantu hatandukanye, ariko nagira nkubwire yuko wamuhawe icyo cya mbere uramufite niba utaba mu buzima bw'ibyaha. Ntuzitege ko Imana izaguha umwuka wayo niba uri gukora ibintu bitajyanye n'ijambo ry'Imana. Ureke ibintu abantu baba bashaka ko wowe ukora kugira ngo babashe kuzuzwa bumve ko ufite umwuka w'Imana. Umwuka wera ni umwigisha mwiza. Kimwe mu bintu umufasha akora harimo kukwigisha kureka bimwe akakubwira ibi bireke, ibi ndabona wakabije biriyagabanya, cyangwa se kora ibi atari ubushake bw'abana b'Imana ariko bw'abana b'abantu, ariko ari ubushake bw'Imana yakuyoboye. Nibwo ukura neza utabanya mu kijya nino, kuko ukurikiye ibyo abantu bifuza. Umuntu ashobora kubwira ngo ntiwambare wenda gutya cyangwa ntiwisige gutya, ugasanga biragucanze ubikoze kugira ngo unezeze umuntu. Ariko umwuka wera n'umwigisha aza kukwigisha bikakujyamo neza, ukabikora utitotomba, kandi mu gihe gikwiriye ikagenda ikwivaniramo umukozi wayo ukomeye muri izi mpano. Mu Bakorinto ba mbere 12 uve kuri 7 umanuke ugeze ku 10. Amen. Ariko izo mpano, haleluya, ngo umwe ngo ahesheje ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Reka mpere ku murongo wa 8 naho nyine. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye, n'ibindi ugenda kwisomera ntabwo twabirangiza. Ariko byose Imana n'urukundo. Arantu Paulo yavuze ngo ufite urukundo ruzuza amategeko yose. Nubwo tutayoborwa n'amategeko ahubwo tuyoborwa n'umwuka wera. Urukundo ruraza rukakubwira ngo ibireke hariya bikore hariya, kandi ntwifate uko utari. Hari igihe urukundo rugusaba ibintu bigaragara nk'amafaranga. Umuntu ashobora kurakara ngo niwamuhaye, niwamutabaye wenda mu gihe yaragukeneye mu buryo bw'ibifatika, ariko urukundo ruraza rukakwigisha mubwira ijambo ryiza, ahubwo mukomeze. Gutyo icya mbere dukeneye Imana muri twebwe, Imana mbere na mbere. Ntibisaba ko umuntu agushiraho ibiganza, kuko umwuka wera arera nyine. Si ahantu utanga amafaranga ngo ugende ngo bagusengere umuhabwe. Ni ikibazo cy'ahantu wowe utuye, wowe n'Imana bimeze bite. Umwuka wera kugira ngo abashe gukora nuko ugomba kuba uri umuntu witeguye kuyoborwa nawe. Ushobora kumbwira ngo abandi bajya bawuzuzwa nkabibona. Yego birashobora kuba, bishobora kuba. Nkanjye ubuhamya bwanjye naramunyotewe, ndasenga haba ngiye kubona numva noneho bya bintu bishegesha abantu bingezeho nanjye. Nawe rero bishobora kuzakugeraho cyangwa ntibikugereho, ariko ukagira imbuto, ukagira n'impano. Yesu ashimwe. Ukavuga na za ndimi nyinshi, indimi ruriya rurimi abantu bavuga rutumvikana. Biriya ni ibintu bibaho bene data. Ukabona uradukurikirana kuri Bread of Life, menya ko twemera Mwuka Wera. Kuvuga mu ndimi biragufasha. Paulo yaravuze ngo urimo kwiyubaka wewe mbere na mbere, igikorwa ni muri wewe, hanyuma hanze abandi. Amen. Dukeneye kuzura Umwuka Wera kugira ngo impano, imbuto nanone zikure muri twebwe, zigaragare. Yesu ashimwe. Ingingo ya nyuma ngiye kurangirizaho, Umwuka Wera turamukeneye kugira ngo tubashe kugira intwaro. Amen. Twambare intwaro z'Umwuka Wera. Amen. Ukeneye ingingo ya 3 yitwa kwambara intwaro z'Umwuka Wera. Kuko Yesu yatubwiye ngo numufashe. None se intwaro wayambara udafite ibyo urwana nabyo? Paulo yarabivuze. Reka tubisome mu Efeso 6 umurongo wa 11 kugeza kuri 14 hariya, cyangwa urakomeza kugeza kuri 19. Abefeso 6 niho hari intwaro z'Umwuka Wera. Iyo ufite Umwuka Wera aguha kwambara intwaro z'umwuka kugira ngo ubashe kuba umuntu uri ku rugamba neza. Ntushobora kwambara intwaro udafite ibintu urarwana nabyo. Abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi ahantu mu kirere. Amen. Ni imyuka mibi, ni abadayimoni, si abantu mukorana, imyuka mibi ishobora kubakoreramo, ariko ukeneye kwambara nawe izindi mbaraga mu mwuka. Kuri babona ukabona ni bazima, ariko bakakubabaza, bagakora ibintu bidafututse. Ukeneye rero nawe kubigisha, bagakenera Umwuka Wera abarinda kutaba nabi, kuko umuntu akora ikibi kubera ko adafite Umwuka Wera, cyangwa se akagushwa nuko atamufite. Rero kubera ko uri umusirikare uri ku isi ufashe igihe mu ntambara, ukeneye kwambara intwaro z'Umwuka Wera. Haleluya. Reka dusome Efeso 6 umurongo wa 11 urugero. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani umuriganya.
kugira ngo ubashe guhagarara ukeneye kwambara intwaro z'umwuka wera, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si n'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aleluya. Nkakunda ko ijambo ry'Imana ritubwira ko twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, kandi ngo tuganzanya na Kristo ahantu ho mu kirere imyuka mibi y'abadayimoni. Ukeneye rero kwambara iki? Reka duseme. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Iyi si igira iminsi mibi. Igituma ubona umuntu agwa nuko batambaye intwaro z'umwuka wera, cyangwa se ibintu byose biza bikamuhitana, amagambo akamuhitana, igikorwa umuntu amukoreye kigatuma agwa akava ku Mana, nuko atambaye iki? Intwaro z'umwuka wera. Yesu ashimwe. Ngo mu minsi mibi ukeneye kuba rero uri bien armé, mugani w'Abafaransa, ukaba wambaye intwaro zose zikomeye nk'umusirikare ari ku rugamba ahangana n'imyuka mibi. Apana abantu. Amen. Muhagarare mushikamye mukenye ukuri. Amen. Gukingira icyuma gikingira igituza, inkweto arizo butumwa bwiza, n'amahoro ubiteguza. Ikindi kigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, n'ibindi byose bene data kubera umwanya mu mbabarira. Ariko icyo nzi, wambaye urugero mfashe nk'intwari, wambaye icyuma gikingira nk'intwaro, hari imyambi ya Satani itakubwira, hari utuntu tuba tutakigutwara hirya no hino kubera ko yambariye iki? Intwaro z'Imana ariwo mwuka wera. Ugasanga umuntu akenyera ukuri igihe abandi byabananiye, ukakurinda, ukamenya uburyo uvuga, kuko ntitugira abacu twigenga. Ntabwo imiyaga yose iza, amacumu yose Satani aduteraho nako atwica, ahubwo turahagarara twemye, tugakomeza kurwana, tugakomeza. Nuko Paulo avuga ngo nibagira ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Niyo mpamvu uzabona umuntu yizera atagushwa n'ibihe, ahubwo yishima kandi abandi bababaye, ukabona arakomeje, kubera ko tukiri mu isi dufashikiye mu ntambara. Yesu rero aduha umugisha mu kugira gute? Mu kwemera mwuka wera dukoreremo, mu kureka ibyaha, tugasaba imbaraga z'Imana, tukaba abantu bafite imbuto, impano n'intwaro z'umwuka wera, hanyuma tuzahure n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduha umugisha abakunzi b'ibiganiro byacu. Ukuri ugende wige neza, cyangwa se wumva abakozi b'Imana batandukanye umutegereze. Ntukeneye gutanga amafaranga kugira ngo umuhabwe. Ni ikibazo cyo kuba uri mu bihe byiza, cyangwa se uri ku murongo neza w'Imana. Amen. Simpaka uvuge mu ndimi cyangwa se wumva ibintu bigushegesha, nabyo wanabigira, ariko abana b'Imana bose tuzi ko bayoborwa n'umwuka w'Imana. Reka rero dusenge. Mana yanjye urakoze kuko unshoboje kugeza hano mu butumwa. Ntabwo narangiza, ariko nizeye ko umwuka wera wawe ari busange buri wese harimo nanjye, kugira ngo tubashe kuzura, tuba abantu bahagaze neza nk'uko tubisomye mu Efeso 6. Turwanye umwanzi nawe azaduhunga. Urakoze kudushoboje, urakoze kubwo kutuzuza impano, intwaro n'ibindi byose. Amen.